maze kwakira twihanganishije mwe mwese ndetse n'umuryango umupadiri witabye Imana. Niko bigenda, turabakomeje mwese. Hanyuma turagira ngo twishimire kandi uyu munsi twagize w'ibi birori by'impurirane birimo itangwa ry'ubusaserdoti n'ubudiakoni, ariko no kwizihiza yubile y'imyaka 50 ya Arkidiocese ya Kigali. Nakanya ko gushimira Imana, ariko natwe twese kwishimira izo ntambwe tuba dutera. Mu izina rya Leta y'u Rwanda turashimira Kiliziya ku bw'ubufatanye bukomeje mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, mu burezi, mu buzima ndetse n'ibindi byose bigirira abanyarwanda bose akamaro. Turabashimira ku bw'uwo muhate dukomeje gushyiramo, kandi ubutumwa bwihariye kubatangiye inshingano zishya, inshingano nshya nk'abasaserdoti, nuko dukomezanya muri uwo mujyo. Muri mu muryango mugari w'abapadiri cyangwa abakorera Kiliziya, mukagira n'umwihariko wo kuba muri abanyarwanda. Kubw'izo mpamvu rero mufite inshingano zikubye kabiri, wenda bitandukanye n'iby'ahandi niko navuga. Mufite kubatura imbaga nyamwinshi, ariko mufite n'inshingano zo gukomeza gufatanya n'abandi bose kubaka u Rwanda twifuza, kandi mubirimo neza. Icyo twasaba Imana ni ukubakomereza izo mbaraga, ni